Igihugu cy'Urwanda n'igihugu cy'u Burundi byari bigiye kuba kimwe. Uhereye ku buso ibihugu byombi bitandukanywaho n'akantu gato. Byose n'ibihugu bigizwe n'imisozi byahoze biyoborwa n'abami bakoroneje ibi bihugu. Aha ni mu bihe bya mbere rero mu mpera z'ikinyejana cya 19 byacengewe n'imyemerere nyobokamana gatolika kandi byanaboneye ubwigenge umunsi umwe mu 1962. Byombi kandi byamaze igihe kinini bisangiye banki nkuru y'igihugu. Mbere y'ivuka rya banki nkuru y'u Rwanda, inoti y'amafaranga 100 ndetse n'iya 20 zombi zakoreshwaga n'ibihugu byombi. Hari n'amoko y'abanyarwanda amwe namwe afite inkomoko mu Burundi kimwe n'ay'abarundi afite inkomoko mu Rwanda. Urugero ni abanyakarama bafite inkomoko i Burundi. Ikindi kandi abanyiginya b'u Burundi. Ikindi kandi abanyiginya mu Burundi babayo cyo kimwe n'abega. Mu bice bya Kayanza na Ngozi, bihana ibibi n'amajyepfo y'u Rwanda hatuye benshi mu banyakarama bakomoka ku Karama ka Mungwe wavaga indimwe na Rurenge, bose bakaba rero abuzukuru b'Abasinga. Itandukaniro hagati y'ibi bihugu byombi riza mu mibereho y'abaturage kuko mu bipimo byinshi bigenderwaho harebwa abaturage babayeho neza n'iterambere ry'igihugu, usanga u Rwanda ruri kure y'u Burundi. Mu gihe cy'abakoroni u Rwanda n'u Burundi n'ubundi byari ibice byo mu karere k'ibiyaga bigari byari mu maboko y'Abadage mbere y'uko Ababiligi babigaranzura. Gusa nanone iki gihe n'ibyitwaga gutya n'ubundi ahubwo byari Rwanda u Burundi. Hari n'abajyaga batebya bakavuga ko Rwanda u Burundi byasobanuraga urundi Rwanda, mu kumvikanisha ko u Rwanda rwahoze ari igihugu cy'igihangange kihagazeho kuva na kera cyane. Mu myaka y'1500 amateka agaragaza ko kandi ibihugu byombi byagiye bisinyana amasezerano yo kudaterana hagati y'ibihugu byombi. Cyane ko twabonye intambara z'u Rwanda n'u Burundi zabaga uyu munsi ejo zikongera bityo. Gusa n'ubundi ngo nta kinini ibihugu byombi byabaga bipfa, usibye guhigana ubutwari buri kimwe gishaka kunyaga ikindi ubutaka mu kwerekana ubutwari. Hari igitero kizwi cyane ku Muhororo muri Gisagara yubaha ingabo z'abashakamba n'ubundi zashyizwe ku rugerero rwa Nyaruteja ku Kanyaru zikitoza ku Rwanda. Hakurya i Burundi n'ubundi ahitwa Kamigara hari naho urugerero rw'ingabo zitwaga Inzobe zarindaga umwami Ntare. Izi ngabo rero zatangiye kujya zishotorana zirwana ariko n'ubundi ntihagire izitsimbura izindi. Gusa nyuma ingabo zari Nyaruguru zari ziyobowe n'ubundi na Nyarugwanya Mutezi zatsimbuye iz'u Burundi zizigeza Ngozi. Gusa nanone iz'u Burundi nazo zagabye igitero ku z'u Rwanda zari ziyobowe na Rugajo rwa Mutima, hapfa benshi. Byababaje umwami Yuhiga Hinduro, biba ngombwa n'ubundi ko yohereza izindi ngabo ngo noneho barwana inkundura mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Burundi. Ingabo z'u Rwanda n'ubundi rero zongeye kurwana n'iz'u Burundi ziyobowe na Kabaka Kasharangabo wa Kirima wa kabiri. Aho yaguye rero havuye izina rya Kirundo, n'ubu yabaye imwe mu ntara zigize u Burundi. Amateka agaragaza ko n'abamo bwabo bari basobanukiwe akamaro k'amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi. Niyo mpamvu Mutara wa mbere Semugeshi mu 1543 yemeranyije na Mutaga wa kabiri Nyamubi amasezerano bitaga imimaro y'u Rwanda n'u Burundi yo kutazaterana cyangwa se kutazashotorana. Hafi aho rero niho hari agasozi ingabo zateraniragaho zigahiga mbere y'umwami. Ubu ni kwihigiro mu kagari ka Higiro, mu gihe hakurya mu Burundi hateganye naho ho hitwa mu Buhigo, ho hitwa mu Mihigo. Waruzi ko se habuze gato ngo Burundi n'u Rwanda bigirwe n'ubundi igihugu kimwe. Mu 1925 Bubiligi n'ubundi bwashyizeho itegeko rigenga u Rwanda u Burundi rinagenga Kongo nk'agace kabwo kuko n'ubundi icyo gihe yitwaga Kongo Mbiligi. Ibihugu byombi n'ubundi rero byavugaga indimi zijya gusa, ari nako bimeze maginga ya Kinyarwanda n'Ikirundi. Icyo gihe rero umurwa mukuru wari kuba Asiridi Butare, hari kuba icyicaro cya guverineri w'ibihugu byombi. Abahanga rero mu by'amateka bavuze ko icyo gitekerezo n'ubundi kitamaze igihe kinini kuko abari bagitsimbarayeho bahise bavaho, ubwo repubulika biratangiye. Usibye abaturage ngo nta wundi mutungo Rwanda Burundi byari bifite usibye inka, cyane ko icyo gihe n'ubundi impu zazo zari imari ishyushye, nizo zoherezwaga mu mahanga ziturutse muri ibi bihugu. Dore noneho ko u Rwanda n'u Burundi byari bigiye kugerwa igihugu kimwe n'ibidasanzwe mu mibanire kuva mu myaka 500 ishize. Amateka agaragaza byinshi ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu n'ubundi bisangiye umuco, bifite amoko amwe, ururimi n'ibindi bijya gusa.
usibye kuba ari ibihugu n'ubundi bihana imbibi kuva na kera byari byimakaje ubushuti bidaterana ahubwo n'ubundi bitabarana mu gihe cy'amage n'amakuba byanagiranaga ibibazo n'ubundi bikabicocera hamwe kandi bikabirangiza. Hari n'amateka agaragaza ko ngo n'ubundi habuze gato ngo ibihugu byombi bibe igihugu kimwe nk'uko tugiye kubibona muri iyi nkuru. Amateka agaragaza ko n'abami ubwabo bari basobanukiwe akamaro k'amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi. Niyo mpamvu Mutara wa mbere Semugeshi mu 1543 n'1576 yemeranyije na Mutara wa kabiri Nyamubi amasezerano bitaga imimaro y'u Rwanda n'u Burundi yo kutazashotorana. Mu 1925 Bubiligi n'ubundi bwashyizeho itegeko rigenga Rwanda Burundi rinagenga Kongo nk'agace kabwo kuko icyo gihe n'ubundi kitwa Kongo Mbiligi. Ibihugu byombi rero byavugaga indimi zijya gusa ari nako n'ubundi bimeze maginga ya ku Kinyarwanda n'Ikirundi. Mu gitabo cya Jean Pierre Chrétien cyo mu 1970 avuga ko kugera mu 1930 Ububiligi bwari bufite umushinga wo kubumbira u Rwanda n'u Burundi hamwe bigakora igihugu kimwe. Icyo gihe rero umurwa mukuru wari kuba muri Asiridi Butare ahari kuba icyicaro cya guverineri w'ibihugu byombi. Mu gitabo ibitaramo mu mateka y'u Rwanda cya Zefirine akagira neza avuga ko guhera mu 1916 kugera mu 1923 Ububiligi n'ubundi bwagowe bikomeye no kugabana u Rwanda Burundi kuko n'ubundi byabasabye kwitabaza ingufu za gisirikare. Ngo Ababiligi rero babanje kwiga uburyo bagira u Rwanda Burundi agace ko guturamo bagombaga kwita La Nouvelle Belgique, ariko umushinga baza kuwereka kuko basanze ubutaka bwo guhingaho n'ubundi ari buto ku buryo utahuruza abazungu bashakaga kuhatura. Usibye abaturage ngo nta wundi mutungo u Rwanda Burundi byari bifite usibye inka, cyane ko n'ubundi icyo gihe impu zazo zari imari ishyushye nizo zoherezwaga mu mahanga ziturutse muri ibi bihugu. Umurwa mukuru wa Rwanda Burundi wari gushyirwa Asirida ni Huye. Muri gahunda yo kugira u Rwanda n'u Burundi igihugu kimwe n'ubundi umwanditsi kagira neza asobanura ko hari n'inyandiko zasohotse mu kinyamateka nimero 214 yo muri Kanama 1950 yasobanuraga ko ishuri ry'abafurere b'abashari leta Mbiligi yageneye n'ubundi Rwanda Burundi ryagombaga gushyirwa Asiridi Butare hateganyijwe ko uwo mujyi n'ubundi ari uzaba umurwa mukuru w'ibyo bihugu. Usibye kugira u Rwanda n'u Burundi igihugu kimwe, hari n'umushinga wo guhuza indimi z'ibihugu byombi ndetse cyari n'igitekerezo cyishimirwa n'abantu benshi. Hari umwanditsi w'i Burundi wigeze kunyuza inyandiko muri kinyamateka avugamo ko abaturage b'ibihugu byombi bageraga kuri 5 miliyoni bavugaga ururimi rumwe byabashyira imbere maze n'ubundi rukagira amagambo menshi rugakwira, ntitujye tugomba gutira izindi ndimi zo mu mahanga. Guhuza ururimi byabonwaga kandi nk'ikintu cyagira uruhare mu majyambere y'ibihugu byombi kuko byatuma haboneka ibitabo byinshi by'ubwigenge byanditse mu rurimi rwacu kuko hariho abanyamwete babuze uburyo bwo kwiga mu mashuri makuru. Uburundi n'u Rwanda n'ubundi byabonye ubwigenge ku munsi umwe mu 1962 mbere y'uko icyo gihe kigera n'ubundi hari hashize iminsi hibazwa niba bitazarangira ibi bihugu n'ubundi byombi byihuje bikaba leta imwe. Igitekerezo cyo kugira u Rwanda n'u Burundi leta imwe cyari gishyigikiwe cyane n'abantu babaga mu mahanga ku buryo nk'abaturage b'ibihugu byombi babaga muri Uganda bari barakoze ihuriro ryitwaga Abanyarwanda Barundi bibumbye aho biyitaga abadahemuka. Kugeza mu 1957 abadahemuka n'ubundi bashakaga ko u Rwanda Burundi yigenga vuba kandi igakomeza kuba igihugu kimwe. Nyuma y'itanga rya Mutara Rudahigwa mu 1957 nibwo n'ubundi uyu mugambi wakendereye kuko ingoma ya cyami yahise ikurwaho mu Rwanda, gusa hakurya y'Akanyaru bo bari bataratekereza gukuraho umwami. Muri izo mpinduka rero muri Loni n'ubundi bigaga ikibazo cy'ubwigenge bw'u Rwanda Burundi kuko abenshi bashakaga ko bikomeza kuba igihugu kimwe ariko bakibaza uko iby'umukuru w'igihugu bizagenda. Ibi bihugu rero mu rwego rw'igisirikare ni ibihugu byihagazeho mbese bikomeye bifite ibikoresho bihambaye, hifashishije icyegeranyo cyakozwe mu mwaka 2019 na World Military Power aho tubwira ko icyo gihe n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyayoborwaga na General Prime Niyongabo, uwo yari Chief of Defense Staff, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda yari General Patrick Nyamvumba. Muri uwo mwaka rero 2019 ingabo z'u Burundi zari 41,000 ndetse n'izindi nkeragutabara zigera ku 20,000
Iki cyegeranyo kikavuga ku ruhande rw'u Rwanda zari ingabo 33 n'izindi nkeya zo gutabara zigera ku 2000. World Military Force rero kandi ikakomeza igaragaza ko muri uwo mwaka u Rwanda rwari rufite ibifaru bisaga 34 mu gihe igihugu cy'u Burundi cyari gifite ibicumi. Ibyo bifaru nibyo mu bwoko bwa I-train. Aha kandi hari ibyo bita armored personal carrier. Icyo gihe rero u Rwanda rwari rufite n'ubundi aha kandi rero hari ibyo bita personal carrier. Icyo gihe u Rwanda rwari rufite 230 mu gihe igihugu cy'u Burundi cyari gifite 171. U Rwanda kandi rwari rufite kandi ibimodoka bikoreshwa mu ntambara. U Rwanda rwari rufite 20 mu gihe Burundi rwari rufite 12. Ibihugu byombi rero bifite ibyo bita tanks. Ibi ni ibikoresho n'ubundi bishwanyaguza amatanks cyangwa se nanone bifaru mu gihe cy'intambara. U Burundi bufite ibyo bita M20 super bazooka ishobora kurasa muri metero 300. Bufite kandi RL-83. Abakwibagirwa kandi RPG-7 ishobora gupima muri metero 500. Bafite kandi iyo bita Milan ishobora gupima muri kilometero 2. Icyo gihe rero ibihugu byombi nta bwato buzwi b'intambara zo mu bwoko bwa Naval Forces ku mpande zombi ntazo zagiraga, ndetse mu ngufu zo mu kirere Burundi bwari bufite trainer aircrafts zigera kuri 6 mu gihe u Rwanda nta nimwe rwari rufite. Ni mu gihe indege zo bitaga transport aircraft force u Burundi bwari bufite 12 mu gihe u Rwanda rwari rufite 18. Burundi rero bwari bufite tank helicopter 3 mu gihe muri ubwo mwaka u Rwanda rwari rufite 10, mu gihe Burundi bufite kajugujugu 13 mu gihe u Rwanda rufite 31. Gayo nguko rero ibi ni ibihugu byombi n'akataraboneka byose birakaza mu nzego za gisirikare. Byose rero birakaza mu nzego za gisirikare.